Ndabasuhuje yemwe mbaye n'ikaze mutubana umunsi ku wundi mukunda mukanakurikira amakuru ibiganiro byacu 5 kuri 5 ni 525 TV Rwanda wa Romeo Janvier ndi kumwe na P Ondi Kaswezi Nixi Hambaga Kataro Katabugari Insuro Sashigo Flash Project Pizi Sombrero Yo boy Yodana Kemisan Samboy Service Jin Basumba Sumba boy ariko ntago nitwa Basumba boy uyu munsi Mr. Kubukubu Nishimwe Samuel Ago nemere kwitwa Kubukubu ayo niyo mazina yo kuri mumo ayo niyo yo kuri mumo Banyarwanda kazi kintu byagoranyira uyu munsi twibutse uko batwisi wacu turi ku ngoro y'ubutabera mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro naho twaje mu rubanza rwa Sengabo Jean Bosco wasabye ko asubikirwa ubushize agasubikirwa urubanza bitewe n'imbogamizi yatanze kanga nkongera nkagaruka ariko cyagihe byo nkagararaga hamwe kandi nkavugira hasi ariko uyu munsi navugira hejuru Fatakumavuta rero yaje yemye noneho ubona ko nta kibazo afite burya iyo usotse ukabona inzego nyinshi abapolisi benshi nta muntu utavuga uti nibiki byabaye se byagenze gute uvuga ko icyo gihunga yari afite cyagiye yihuta uyu munsi kuba bibona kuri video yamanukaga yitonze agenda ameze neza bati mwaramutse meze neza ni fresh cyane araza arinjira muri sare ya indi yanga epfo muhita buraniyemo ko yicaye niho bamwicaje kuvuga ngo uyu munsi abayo kuzinduka kuri Fatakumavuta iminota 17 kuko ubushize ndamuhita bageza nka ku isaha saa 32 bivuze ko uyu munsi noneho yazindutse cyane ikindi kandi habayo guhinduka kw'imodoka yamuzanye ubwabanje yaje mu modoka ya Rwanda Investigation Bureau imodoka y'ugenda cyaha yari ariko ku munsi wa none yazanywe n'imodoka ya polisi inzego zirakorana kumwe muheto yatashye yego uyu munsi nabwo yazanywe n'imodoka ya polisi nta cyo kibirimo ni gisirikare yamuzana kereka ataje kubona ari ukuntu inzererezi abasiko papa bigeze kumushyira mu mutekano akwindahirose Nyabugogo ajya gufata inkuru y'abazunguzayi Nyabugogo cyane mu mujyi ni Nyabugogo hano hafi dasaterura agashyiramo gutya oya se yarubitse yabanje amazuru Somundi yari rangaha rero yabuna abanyamakuru bo bari bazindutse ari benshi cyane uretse nje nawe twakererewe none uyu munsi twitera agashe gutaha ariko Imana uzinduka shaka nasomye ruzinduka icyagaragaraga cyo uyu munsi bari babukereye ari benshi cyane kandi bazindutse Fata yajambaye n'umuntu umupira w'umukara bigaragara ko nyine ko yazindutse umupira w'imbeho kuko nanjye naje nikwije nambaye ikoti so navuga ko mudi yari yongiyo mu bwitonzi bwicika ku butari bwajemo kuzinduka cyane no kubitekana ari mucyo munsi abapolisi babiri cyajya ari abapolisi 10 yego arasate mu maso Fata mu maso fresher ni nkeya kuko ushize abanaga ko umusatsi we noneho udateye kanta nkuwa fagisimana originali uyu munsi nagombaga ko wigiye hejuru mo gato uze ko fresher zagabanutse gusa imimerere n'imigirire byo urabona ko ntabwo yananutse ko ntiwabura umukozi wa haji mudaheranwa we n'umukozi wa Kabanda Jado we umugabo mu mafata uri umunyamategeko nkafata ikaramu y'inshuti nk'abo bakoranye gusa nabi cyangwa se nk'ubutohagiye n'isura uyu munsi rero Romeo niteze ibintu byinshi byo bitandukanye mu rubanza rwe cyangwa se mwiburanisha rya Fatakumavuta ifungwa n'ifungurwa y'imisi 30 y'agateganyo kuko ibintu niteze Fatakumavuta cyagihe nasobanura impamvu ataburanye n'impamvu zigiye zitandukanye nk'eshatu iya mbere nuko habayeho mari communication urumva uyu ntago baramusangamo ngoyo iri ku ruhande rwa hano rwabarurimo urwagwa ariko nawe rwagaragara Romeo rero ntago rwikijisha urumva barupimisha ibipimo bya Kacyiru ariko ruragaragara irya mukuru ririya ni bamusanga 500 none bandi 500 Rome reka twibutse abantu ko igihe Fatakumavuta yaje ahangaha ari tariki 31 ukwezi kwa 10 hanyuma iburanishwa ryariza gusubikwa kubera ko habayeho mari communication hagati ye ndetse n'ubushinjacyaha kuko kuri uwo munsi ntago
umwunganira mu mategeko ngo ndavuga Fatikaramu yari yabonye dossier cyangwa se ibi amabanga cyangwa se ibirego uwo yunganira mu mategeko aregwa nubwo yarabizi yabitangarijwe ariko buri gisho cyabura byandika ukabyoherereza ushinjwa cyangwa se uwunganira ushinjwa cyangwa se uregwa kugira ngo yige neza urubanza aze kuburana ameze fresh cyane kuri uyu munsi wa none rero turaza kubona Fatakumavuta aburana confidence zidasanzwe aburana na kizere ikindi kandi Fatikaramu kuri uyu munsi wa none nk'umuntu umenyeranye cyangwa se uziranye cyane bya hafi na Fatakumavuta araza kuburana nawe mu buryo budasanzwe kuko dose yarayifite noneho yego azimigire n'imigende Fatakumavuta inama namugiye nazo yarazumvise ndaza kubisubiramo uko nari buburana umwe naburana uko urubanza rwose ruraba rworoshye aracyana umucyo asoke yemye areza gatuza ameze gutya rero araburana uko nguko kubara nkwera umogi nibyo yararunyweye kuko nkuko ubyibuka gipimo normali kuva kuri range ngo ni average yo kuri zo kugeza kuri 20 ubyibuka neza ko umuvugizi wa RIB bwana Dr. Bimurangira Tseri yavuze ko ako cannabis bagusangamo kaba karavuye mu biribwa mu miti n'ibindi bigiye bitandukanye cause ibinyabutabire itabi urumogi mugo bwami ikintu bita ama nitrogen ion bivuze ngo nitrogen tuzisanga mu biryo tuzisanga mu miti kuko ama ion n'ama phosphate n'ama calcium ama carbonate byose ibyo bintu biba mu biryo n'ibindi bigiye bitandukanye ibyo rero iyo bigiye mu mubiri bishobora kugira ama concentration nyinshi y'ama negative ion aho ngaho rero niho iyo nubango negative concentration nyinshi negative ion nishobora kuba biyo cannabis ingana 0 kugeza kuri 20 niho normal kwaro yasanzwe mu kabiri n'ibice 2.9 NG 98 bifatwa ku muntu warunyoye arabura navuga ati urumogi nararunyweye pe ndanaruhamye simba bwana president w'inteko iburanisha nsabye imaze ko nanyweye urumogi kandi mu Rwanda bitemewe cyo ni cyane ndakumenyesha ko ni mu binyemerera mukandekura nkaburana ndi hanze kuri Fatakumavuta imbuga zanjye kuri Instagram X Facebook TikTok ndetse naho nkura hose nzatangariza cyangwa nzigisha abanyarwanda bashishikariza ko kunywa urumogi ari bibi ibyo ugakuriza umunsi kabiri rero ari nayo kintu cyo kumurenganura nta musaza uburana ufite urwaye rw'umutwe ntaburana ujindera urumogi ni cyo ubwenge si cyo bwenge mutagira ubwenge yaburana aravuga ko nguko rero dore ukuntu ari buvuge rero uzindi bwagiye ku murongo ako nanjye maze gukabya izi ni ingurube gusuzi ko nanjye kwigikira inyungu bikanga bayada wamwongeye kwirya ikinyungu nihe byakunda rakanumve byakunda kwitama so kuvuga ngo aravuga ati wibuke ko akurikiranweho kwesheje bwenge cya cannabis ari cy'urumogi kabiri akurikiranweho imvugo ziteranya gatatu no gutukana ku mbuga nkoranyambaga kumvugo ziteranya no gutukana aragira ati rwose bwana president w'inteko iburanisha cyangwa se presidente nibyo koko nkuko namaze kubibona ubwenge bwaje busubiye ku gihe ibyo ngibyo byarabaye imvugo ziteranya zarabaye ese no gutukana byarabaye ariko bwana muyobozi nabaga nahamije urumogi naba naruhamije nkaza nkavuga ibyo navugaga sinari mbizi nakubwiza ukuri nabaga nataye ubwenge nyakubahwa ahubwo mwambabariye mukabwira aho nabikoreye bakabisiba ko nabikoze nta bwenge mfite bwari bwatakaye ko nabaga maze gukubita amabore nk'icumi nkaza nkavuga ubwo umuntu wataye ubwenge ari wowe wavuga ibizima perezida murebe vuga ati koko ntiwavuga ngo urumogi uvuga ibizima bahajyana gisubitse ayambaye neza muri Bwongereza nguru akaguru de kamazi yone sawa inguryo nta muntu uri kunda sandale zo ni fresh umuntu yakunda gukanda ntuburane neza ariko iyo icyuya gisohoka amaguru ari supre urumva ibirenge bihumeka ari sawa cyane ini ko abo nitese aka amashati neza
twigenda kiragana umupira mbere nabibonye ngira n'umupira uramungo ko akasubye ngiga amafoto ndabona menya ari kunyanga yanjye kagabyinisha anga kosoraho gato ndetse biratumugiranye ahubwo aho ngaho yaje kuburana umusatsi bamumazeho nuko rero namara kubwira perezida w'urukiko ko akoze byose abaganywera urumogi nta bwenge afite bwabaga bwayobye perezida aravuga ati nyamara uyu muntu yorohereje iki ubutabera yemeye ko urumogi yarunyweye azanashishikariza abantu kutarunywa avuze ko ibyo yakoze yabiterwaga n'urumogi atabaga abishishikaye cyangwa se abishyizeho umutima mureke rwose umwijyana gisubitse kwisomwa ry'urubanza Fatakumavuta azasubikirwa atahajye kurera abana ahubwo nshobora kwibaza nti ibimenyetso bimushinjura ni ibihe bimushinja first of all ntabwo yafatanywe urumogi urukumva uri bukwa muvandimwe aburanaga akavuga ati reka amaze ukwezi nduvuyeho ahubwo mucyo ati ariko wamucamanza we ko maze ukwezi nduvuyeho nararunyweye pe ariko rwose ndari imbere y'imashura byose genda ubaze padiri w'ishoronge yandambure y'ibiganza nafashe na penitence ariko ndavuga nti urumogi n'urubindi uvuyeho se fata wavuze ko yaruvuyeho yafashwe amasaha nk'icuma ruvuyeho amasaha nk'icuma ntabwo yageramo akandeba rese tubare kuko afata bara hirya yaravuye kuri ya hoteli se mugoro cyane mu gitondo ko mu gitondo yari yaje hariya hahandi anangurira akasabise jeni kamwe mugoro ngo bamucekiye kamutigana ngo haba harimo kuko ingingo navuze mu ngingo imurengera ko yavuga ko yanyweye urumogi biganira akora bivuze ubwo yari yarunyweye icyo gihe ubwo yavuga ko yaramaze amasegonda 30 ruvuyeho mwafatanye dujye gusezera aho ko kimuri abana bane Dogiteri Sarongo cyangwa se umupfumu Sarongo yafashwe nawe uyu Sarongo agifatwa amakuru ngiye yangezeho tangwa mu matwi hajye mwende muze nifatishije Fagisimani turabivuzeho bati mwajya bareka kubeshera umukozi w'Imana niyo yari twenye turesha tuvugisha Imana y'u Rwanda ubite byaho Ryangombe amufata nka Yesu ku bantu b'Imana uko Ryangombe nawe yaguye mu giti ntuzani bari yankayo mu nzira bayitanga iki nkayo mu ishyamba imbogo ngimukubisa amahembe iramwanura kwita mu giti kandi na Yesu yaguye mu giti abo babuda bose baguye ku biti uvanga abantu bose ngo bapfuye mu pfungu rwa Yesu babita ba Yesu ngo Ryangombe ni Yesu w'u Rwanda Wilson akurikiranyweho iki Janvier irimo impapuro ngo mpimbano impapuro mpimbano zo nonye zikomeye impapuro mpimbano zirakomeye impapuro mpimbano harimo se n'ibyo nkuru z'impapiranura Fugiye ubwo rwiza rwose kuko n'undi nayongo yaratubura yamamijwe agendera ku gataro agendera amazi amafi iki kumenya afasha akaryuri kumenya mu bukwe bwe bwari igitangaza gabuza kucyuba cyaheza aho bahubwiye cyane n'ibyatsi urumva ndabwo posteri buderi byatsi
ngo ikindi kandi saro mumenye kwinjewe maze muvuge ntitaye ku byaha aregwa urumva kuko ubutabera burakurikizwa mu Rwanda rwose dufite ubutabera bwiza kandi riko byayibesha yarabikoze ko niba nibuhama akabike ko yari umwana mwiza bwa wenda yatura saro garafite akabari gatunze abantu benshi ngira etaje nta muntu uba mubi ijana ku ijana burya nta muntu utagira inenge nta muntu utagira keza gusa ubu ngubu nubwo uriya muhungu wanjye asa n'igihuru wanavuga ko ari muremure ubona tumutinya kubivuga se nanjye nubwo ndi mubi yego tambwira ko cya gipapu yerekanaga kitari cyemewe ehe kira mikoro yawe ndatashye ibi bintu diplome z'inkongoma urazibuka gigeze 2008 abandi bato ntabwo babyibuka demi rutwaje inkundura mu Rwanda y'abantu babeshaga ugasanga umwana avuye mu wa mbere ahise asimbuka ajya mu wa kane abenshi barafunzwe abenshi basuzugwa amashuri akantu k'impamya bumenyi wa mugabo ntumbwe karasubira muri primaire komeza abandi furago yankuniye kubitaga n'ihene gutya nizere ko atari amagi y'ubururu gato twongera buturi kugira ngo turyoshye so kuri rurangirwa Wilson navuga ko ari bya bikomeye akurikiranweho kuko mu Rwanda no ku isi yose Neymar yafunzwe ntuzashaka Kingston ntafunzwe ntuza papa wa Messi ntiyigeze gufungwa ubu ngubu undi ukurikiranweho yitwa nawe zirimo mu mapromimbano hari undi ukurikiranweho wo muri Real Madrid munayibonye ejo kuri Marika no ukurikiranweho ibintu by'amapromimbano abeshya ko yatanze imisoro amapromimbano ni icyaha gikomeye ku isi nyuma y'icyaha cyo gufata ku ngufu no kwica cyangwa se bya byitiriye no ku muntu ibimwe bya genocide ni ibyaha bikomeye kuko amapromimbano nuvuga ngo first of all bawitira ibirwe bitari bwo uvuga ngo minisante first of all kabiri RBC ngo nitanga cyo bita ubuziranenge certificate ubuziranenge uvuga ngo izo nzego zose ntabwo tumuramira yitakandi gusohotse ngo ndi kuvuga ibyo ari byo uvuga ngo ubuziciye amazi ukaziyitirira gatatu abatangiza mu bumenyi ubagize vide ibyo gutubura byo kuvuga ngo yaye abantu amafaranga babonye ko bayongo babikoze yarorohejwe ko ushobora gukomezwa kuri saro ahubwo mvuge ngo kuma promimbano imani mworohereza ndakanyago minyago puf sara komediza abapaso barasizo zabiteye batumye ribu ibikora iperereza papaso abugize rero utabwe kara magambo usavuze kuri taka ura mungu usiga gukora muri Grit Hotel twebere turamuzi areberi yakoresheje ikiganiro Dumba yaragenda Canada ni mugoroba akiza bwa mbere Dumba yarishuzaga Berta bwamaye ijana ariki emusanze muri hotel anga kuyenze bararecording aho niho bari babiri na Sabariyo Berta tayi yakora kuri TV icyo gihe
atayiruka kugira ngo batange isimbi kugera mu rugasanga uraba nk'amajwi ariko kuri channel ya Muvunyi yeje muri hano kuri Tigo kujya avuga mana we ari ijwi rimwe wakumva nta yake Berta sanga tabe kumera magaye dumba ati mungeze ku kibuga cy'indege ya heraheze ikiganiro pe ya umwaka siko Jean Pierre yakatiwe sibwo yago yagiye kuburana nawe gukora umuntu wari wamwibye sibwo inde yongo nawe nibwo yakatiwe ego ni muri uyu mwaka katokazwa n'ukure ku rugo cyo muri ibyo muri uyu mwaka bavuze bakuri bamurike gasana nibwo yafashwe afande inje gashiraho bwana mbabarire afande gasana Parodinga natwe Shirisa yego nawe nguyo nibwo muri buzima cyangwa ubuzima ushize muri umuntu wawe maybe kare muri umuntu nibwo nasabe yavunitse